Imana yacu ishimwe yuko kuri uyu mugoroba nanone yongeye kuduha ubuntu bwo kwigira hamwe ibyanditswe byera. Imana ishimwe nanone ku bwa buri umwe wese ushishikarira kubyiga. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kandi cy'ingenzi kiranga umwigishwa wa Kristo. Ni umuntu ukunda ibyanditswe byera, ukunda kumva ukuri kw'ibyanditswe byera ndetse no kumvira ukuri kw'ibyanditswe byera. Rero bavandimwe, muzi yuko hashize ibyumweru bibiri dutangiye kwigira hamwe igitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Ndifuza yuko tujyayo tukabumbura Bibiliya zacu mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 11, nubwo turi buze kwiga duhereye ku murongo wa 5 tukageza ku murongo wa 11. Mureke tujyeyo dusome twumve icyo Imana itubwira. Haravuga ngo tugushimiye buri umwe wese wazanye kuri uyu mugoroba kugira ngo abashe kugira icyo yigira muri iki gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Mwami, warabyandikishije, ni ibyanditswe byera, ni igitabo gitoya ariko gihatse ubutunzi bukomeye Mwami, kuko ni ikiganiro gihambaye kitwereka amaganya ya Habakuki. Mwami, yagiye agaragaza imbere yawe. Natwe hari igihe tujya tugira amaganya nk'aya, ndetse hari igihe tujya tugira kudasobanukirwa imikorere yawe. Mwami, ndakwinginze rero kugira ngo ibi ngibi byanditswe Mwami bigire icyo bitwigisha kuri uyu mugoroba. Mwami, ushimwe ku bwa buri kimwe, ushimwe ku bwa Kristo umwana wawe, amen. Bavandimwe, insanganyamatsiko y'ibyo tugiye kuba twigaho kuri uyu mugoroba iravuga ngo Imana yasubirishije Habakuki guhagurutsa Abakaludayo. Imana yasubirishije Habakuki guhagurutsa Abakaludayo. Muribuka ubushize insanganyamatsiko y'ibyo twigaga ku insanganyamatsiko ivuga ngo kuki Imana yemera ko kuki ubugome bukomeza kubaho Imana ikabyemera. Mu by'ukuri urebye nicyo kintu Habakuki nawe ibyo yibazaga ni nk'icyo kintu wabikubiramo byose. Nicyo yararebaga akabona ibi bikomeza gukorwa mu Bisiraheli, hanyuma akabona bisa naho Imana nta kintu irimo kubikoraho. So rero Habakuki niko kuganya cyangwa se kwitotomba imbere y'Imana, kandi yahoraga asenga nyine asaba Imana, akabona Imana ntiri kumusubiza, akavuga ngo nzageza ryari ngutakira Mwami, nzageza ryari ngutakira ntunsubize, cyangwa se nkubaza ntunsubize. Yarasengaga nyine ntabone igisubizo cy'Imana ako kanya, ariko Imana yaramusubije. Nibyo tugiye kureba kuri uyu mugoroba. Ibyo Habakuki yitotombagamo ubushize twarabibonye, si byo ngiye gutindaho nsubiramo, ahubwo uyu munsi ndibuze gutinda ku gisubizo cy'Imana yahaye Habakuki ku kibazo cya Habakuki yari afite, ikibazo kimeze nko kwitotomba. So bavandimwe rero, ubushize twareberaga hamwe ku maganya cyangwa se kwitotomba kwa Habakuki yari afite. Uyu munsi turaza rero kurebera hamwe igisubizo cy'Imana yamuhaye. Bavandimwe, hari igihe Imana idusubiza mu buryo butandukanye nubwo twari twiteze ko idusubizamo, ariko bavandimwe, dukwiriye kwiringira ndetse tugakomeza tukishingikiriza kuri iyo Mana naho yaba igisubizo gitandukanye n'icyo twari twiteze. Tukamera nk'uko Yobu yavuze ngo naho yanyica napfa nyiringiye, muri Yobu 13:15. Yobu aravuga ati naho Imana yanyica napfa nyiringiye. Mu by'ukuri ni nk'ibyo byabaye kuri Habakuki. Habakuki Imana yamusubije igisubizo kigoye kumva, gikomeye kumva, ariko Habakuki ntabwo byatumye areka gukomeza kwiringira Imana. Yego rero ibyo ngibyo wenda turaza kuba tubireba dusoza impamvu dukwiye gukomeza kwiringira Imana, naho ibyo twaba dusabira Imana yabitinze kubisubiza, cyangwa se naho yabibisubije tugasanga igisubizo yaduhaye gitandukanye n'icyo twebwe twari twiteze kubona. So ibi nibyo rero byabaye kuri Habakuki. Yari arimo gusaba Imana kugira ngo igire icyo ukora ku rugomo n'ibindi byaha byakorwaga mu Bisiraheli. Twagiye tubibona ko hari ibyaha byakorwaga mu Bisiraheli, uhereye ku mwami wari uriho Yehoyakimu. Yari umwami nyine utari umwizerwa, ndetse wayoboye ubwoko mu gukora ibyaha, urugomo ruragwira mu Bisiraheli n'ibindi byose. Habakuki rero yarebaga ibyo byose bikamubabaza cyane, bikamutera agahinda, noneho akabishyira Imana, akajya imbere y'Imana ayitakira, ariko akabona Imana ntirimo kumusubiza. None akavuga ati ngiye nzageza ryari.
ikindi ni uko twabonye yuko mu Bisiraheli nubwo amategeko y'Imana yari yarirengagijwe, nta manza zitabera igicibwa mu Bisiraheli, ariko hari abantu bakeya, b'abakiranutsi Habakuki avuga, kandi abo bakiranutsi twabonye yuko barenganywaga. Habakuki rero ako karengane karamubabazaga cyane, ibyo nibyo byamubayeho. Rero yasengaga asaba Imana kugira icyo bikoraho kuri urwo rugomo rwari ruri mu Bisiraheli, ariko Imana imubwiye icyo igiye gukora, aribyo tugiye kurebaho uyu munsi. Habakuki n'ubundi ntiyanyurwa, ntiyumva uburyo Imana igiye kubikoramo, ntabwo ari bwo buryo yabyumvishijemo. Imana yamubwiye ko igiye guhagurutsa Abakaludayo. Ibyo noneho birushaho gutuma Habakuki aganya cyane, birushaho kumuhangayikisha cyane, birushaho kumuremerera no kumukomerera cyane. So bavandimwe, ni kenshi iyo dusenga buri gihe tuba twumva nyine ibigenze gutya, tuba dushaka ibintu biri positive ko ari iby'Imana iri buze kuduha, ariko hari igihe biduha ibintu biri negative kandi bikatugora kubyumva. So Habakuki rero nicyo kintu cyari cyamubayeho. Imana yamusubirishije ikintu gikomeye cyane cyo guhagurutsa Abakaludaya, noneho kugira ngo ari bikoresha ihana Abisiraheli. Mureke noneho twegere umurongo wa 5 wa 6, mubumbuye mureba mu byanditswe byera, mureba ibyanditswe aho ngaho, turebe igisubizo cy'Imana. Murebe igisubizo cy'Imana uko kivuga: yemwe abari mu mahanga mwe, nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe, kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa, kuko mpagurukije Abakaludaya, bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho, ngo bakwire isi yose, bahindure igihugu kitari icyabo. So hano tubona Imana isubiza Habakuki, ariko Habakuki yahawe igisubizo kigoye kumva. So ibintu byarushijeho kuba bibi kuri Habakuki. Imana yamubwiye ko igiye gukoresha abanzi bayo, akaba ari n'abanzi b'Abisiraheli, ngo ihane Abisiraheli, ubwoko bwayo. Abakaludaya, mu yandi magambo, Bibiliya tugenda tubona ibikoresha, ntabwo twahakana ko ari Abanyababuloni. Abakaludaya, Abanyababuloni byose ni kimwe. Niba muvuga Abakaludaya, mwumve ko ari Abanyababuloni. Nibo Imana yari igiye guhagurutsa, nibo noneho yari igabije ubwami, nibo noneho bari bagiye, ampire yabo niyo yari igiye kubakwa kugira ngo ineshe ubundi bwami. Imana rero nicyo yasubije Habakuki, yari igiye kubahagurutsa rwose. Aba bantu none Imana yari igiye guhagurutsa b'Abakaludaya ntabwo bari abantu bayubahaga, ahubwo bari abapagani rwose, noneho bo bagomera Imana. Reka mvuge ngo mu buryo bweruye, batumvira Imana. Abapagani bo batumvira Imana. Abisiraheli wenda birengagiza amategeko y'Imana bayazi, ariko Abakaludaya ndatekereza ko barabanzi b'Imana, ariko niba Imana yahisemo gukoresha. Ibyo rero Habakuki ntabwo cyari ikintu kimworohera kumva yuko Imana igiye guhana Abisiraheli, kuko Habakuki yashakaga yuko Imana itanga urubanza rwayo rukiranuka, ikarenganura abarenganywa. Ariko none Imana igiye kumusubiza, imusubiriza yuko igiye gukoresha Abakaludaya ihana Abisiraheli. None Habakuki akibaza ngo ni gute Imana igiye gukoresha abanyabyaha ihana abanyabyaha b'Abisiraheli? None ikoresheje abanyabyaha, reka mvuge ngo bakure, bari kure yayo, kugira ngo ihane nibura abanyabyaha b'ubwoko bwayo, reka mvuge gutyo. Icyo ntabwo cyari ikintu cyoroshye gusobanukirwa kuri Habakuki. Nuko nguko rero Imana yasubije amasengesho ya Habakuki, yamusubirishije guhagurutsa Abakaludaya. So inzira z'Imana rero bavandimwe ziratangaje, ni inzira z'ubwiru bukomeye cyane. Hari n'igihe bavandimwe tutabasha kuzisobanukirwa, hari n'igihe rimwe na rimwe ziza ari inzira zishaririye cyane, ndetse no ku bantu bayo rwose. Sinzi niba warigeze wibaza nk'urugero, ukabona abantu bagomera Imana hano hanze baguwe neza, ariko ukabona nk'itorero ry'Imana niryo riri mu mibabaro, niryo rihangayitse. Ibyo murabizi. Hanyuma iyo ubitekerejeho se, wumva ari ibintu byoroshye kumva?
kuri Habakuki rero ntabwo ari ikintu cyari cyoroshye kumva ukuntu aba bantu b'Imana igiye kubahana ikoresheje noneho abayigomera biruseho, reka mvuge gutya, abanyabyaha b'Abakarudaya. Abakarudaya ikikwereka ko bari abanyabyaha, nituza noneho kumanuka ku mirongo yo hasi muraza kubona ubugome bw'Abakarudaya. Abakarudaya bari abagome bigaragara, bari abagome mu buryo bweruye, ubugome bwabo bwari buzwi. Turaza kugenda tureba ibyo Imana irondora ivuga ubugome bw'Abakarudaya, none ikavuga ngo igiye gukoresha abo bantu b'abagome kugira ngo ihane Abisiraheli. Habakuki akaba ari cyo gisubizo Imana imuhaye ku isengesho ryiwe. Ni nko kumubwira ati, Habakuki, ntiwashakaga ko ntanga urubanza rukiranuka mu Bisiraheli? Ntushaka ko mpana abakora nabi mu Bisiraheli, ubu bwoko bwangomeye? Reka nkwereke icyo ngiye gukora, ngiye kubahanisha abandi bagome. Icyo yakoze ni ukubahanisha abandi abagome, Abakarudaya. Imana iratangaje. So mwibuke ko bwa mbere Habakuki yibazaga impamvu nta kintu Imana irimo gukora ku byaha byakorwaga mu Bisiraheli. Imana rero imusubije uburyo igiye kubikoramo, ntabwo yabyumvise, ntabwo yanyuzwe nabyo. Ikindi, kuri aba Bakarudaya, ahari Imana yabagabije Abisiraheli, bo ntibamenye wenda n'icyabaye, ariko aba Bakarudaya nubwo batari babizi, Imana niyo yabagabije Abisiraheli. Bashobora wenda kuba bananabyigambaga, wenda bakavuga bati, tubaye abantu bakomeye, tubaye ubwami bukomeye buruta andi mami, turayanesheje, tunesheje yewe n'Abisiraheli. Bakibwira yuko wenda hari izindi mbaraga bafite mu isi, ariko mu by'ukuri nuza kureba umuhanuzi Habakuki we, Imana yari yabimubwiye, ntabwo ari uko Abakarudaya wenda bari bafite izindi mbaraga zindi, ahubwo nuko Imana yari yabibahaye nyine, yari yabagabije Abisiraheli. Abisiraheli nubwo ryari ishyanga ritoya cyane, Imana itabyemeye, nta bwami na bumwe bwashoboraga kubanesha, habe na bumwe. Murabizi mu gihe cy'abacamanza, mu gihe cy'aba Gideyoni, mu gihe cy'abami n'ibiki, Imana yatsindaga amahanga akomeye ikoresheje n'abantu bakeya. Ariko igihe Imana yagabizaga Abisiraheli amahanga, Abisiraheli ntacyo babashaga gukora. Ariko Imana ibi ngibi yari yarabisezeranyije Abisiraheli kuva mbere hose. Murabizi ba Nehemiya mu isengesho yasengaga igihe Yerusalemu hari yarasenyutse, mu isengesho rye riratangaje. Avuga ko Imana ngo yasezeranyije ubwoko bwayo, ibubwira yuko ngo nibwumvira amategeko yayo, ngo Imana izabuha kunesha. Ariko ngo nibutumvira amategeko yayo, ngo Imana izatatanyiriza Abisiraheli mu mahanga. Nicyo Imana yari yarabasezeranyije. Kandi turi kubona ko muri iki gihe cya Habakuki, Abisiraheli bari barengagije amategeko y'Imana. Twabonye hejuru Habakuki avuga ngo nicyo gituma ngo amategeko acogora, ku buryo ngo mu nkiko z'Abisiraheli ngo nta rubanza rukiranuka ruharangwa. Nicyo ngicyo cyari cyaramwise, nuvuga mu mategeko y'Imana yari yarengagijwe. Igihe cy'Imana rero cyari kigeze kugira ngo ibahane mu maboko y'abanyamahanga. Uko nguko niko Imana yahanaga Abisiraheli. Nureba uzasanga ariyo sereke. Iyo bumviraga bagatakambira Imana yabo ndetse bakumvira n'amategeko yayo bakihana, Imana yabahaga ubuntu, ariko ikabaha no kunesha. Ariko iyo bagomeraga amategeko y'Imana bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, Uwiteka yabahanaga mu maboko y'abanzi babo, abanzi babo bakabasenya. Habakuki rero nicyo Uwiteka yamusubije ati, rero ubu bwoko bw'Abisiraheli barangomeye, bishe amategeko yanjye. Nawe Habakuki nibyo wasengaga. Rero ngiye gusubiza, ngiye kubahana mu maboko y'abanzi, ngiye kubahanisha ubugome bw'abanzi. Abisiraheli bagomba kubyigiraho kudasuzugura Imana. Ibi ni byo Habakuki yasubijwe. Ntabwo yabyumvaga, ntabwo cyari ikintu cyoroshye kumva. So ibi byagombaga gutangaza amahanga yose. Niba mureba hejuru, murebe kuri umurongo wa 5, yavuga ngo yemwe mahanga mwe. Ni amahanga nyine yose. Uwiteka ngo yemwe mahanga mwe, nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe, kuko muri iki gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa. Can you imagine? Mwumve ikintu Uwiteka ari kuvuga ngo agiye gukora,
ngo agiye gukora ikintu naho wakibwirwa ngo naho bakibwirwa ngo amahanga atari bwemere. Iki ni ikintu gitangaje, ni ikintu ngo kizatuma ngo bumirwa, ababyumvise bumirwa. Icyo ni cyo Uwiteka yari agiye gukora. Uhereye kuri Habakuki ubwe yarumiwe. Uhereye kuri Habakuki ubwe ni ibintu atari bubashe kwemera. Nyine kumva nyine kubisobanura nyine ibintu bikomeye cyane ibyo Uwiteka yari agiye gukora. Ni ibintu byari bigoye gusobanukirwa. Byagombaga rero gutangaza amahanga yose ndetse akumirwa. Ni ibintu byabaga bigoye kwemera naho waba ubibwiwe. Imana yari igiye guhana inkozi z'ibibi mu bwoko bwayo ikoresheje abakarudaya, ubugome bw'abakarudaya. Hari amagambo y'umuburo intumwa Pawulo yigisha muri Antiyokiya yakoresheje amagambo ameze nk'aya ngaya muri Habakuki. Mu by'ukuri urebye ni aya magambo yo muri Habakuki n'ubundi intumwa Pawulo yakotingaga. Bavandi, aya ni amagambo akomeye cyane. Urubanza rw'Imana ruteye ubwoba. Niyo mpamvu niba nawe uri aha ngaha utizera, menye yuko urubanza rwayo ruteye ubwoba. Igihano cy'Imana kirakomeye cyane ku buryo wenda iki gihano Abisirayeli bari bagiye guhabwa cyari igihano cy'igihe gitoya. Reka mvuga ngo ni temporal punishment. Ariko igihano cy'Imana nyacyo giteye ubwoba. Ku buryo Pawulo muri amagambo yakoresheje amaze kuvuga iby'ubutumwa bwiza, ariko reka twasome, reke tujye dusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13. Ari muri Antiyokiya amaze kuvuga iby'ubutumwa bwiza yakoresheje amagambo yo muri Habakuki, amagambo ateye ubwoba ku byerekeye urubanza rw'Imana, iby'Imana yari igenda gukora rwose. Yayongeye ayagaruka amaze kuvuga. Ba bantu rero bumva ubutumwa bwiza ntibabwumvire, bagakomeza kwinangira. Bavandimwe, ntabwo ari uko bizahora. Hari icyo Imana izakora bidatinze, nicyo Pawulo yavugaga mu Byakozwe n'Intumwa. Byakozwe n'Intumwa ibice 13. Size umurongo ndi buhereho, ariko ndabona nagasomye imirongo myinshi, ariko reka nsome mbereye ku murongo wa 36. Aravuga ngo kuko amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabora. Ariko uw'Imana yazuye ntarakabora. Nyine yavugaga Dawidi. Dawidi nyine amaze gukora ibyo arasinzira, ariko uw'Imana yazuye we ntarakabora. Dawidi we yarabuze, ntarazuka n'ubu ngubu. Ariko Kristo we nyuma y'iminsi 3 ntabwo yari yakabora, yarazutse. Uwo ntarakabora. Nuko abagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha. Muri Kristo niho tubasha kubabarirwa ibyaha. Kandi uwizeye wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose iby'amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Nuko mwirinde kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoreraho. Ndagira ngo mubyumve aha ngaha. Hano Pawulo arimo kubwiriza muri Antiyokiya. Noneho mu byo arimo kubwiriza arimo guhamya ubutumwa bwiza. Avuze nyine ibyo kuzuka kwa Kristo, ko Kristo yapfuye ntiyabora. Yarapfuye, arahambwa, arazuka, ariko ntabwo yaboze nk'uko Dawidi yashyinguwe nyine akaba Dawidi atarazuka. Kristo we yarazutse. Iyo ni inkuru nziza ko Kristo yazutse. Rero uwo Kristo wazutse niwe uduhesha kubabarirwa ibyaha, ni nawe uduhesha gutsindishirizwa iby'amategeko ya Mose atabasha kubatsindishiriza. Abishingikiriza ku by'imirimo itegetswe n'amategeko rwose ntabwo mwabibasha, ntabwo twabibasha. Abantu ni abanyabyaha ku buryo ushobora kureba Abisirayeli ukaba wabona baseka, ukavuga ati mbega abantu bari bararetse amategeko y'Imana. Ntabyo nyine, abantu bari abanyabyaha bingana iki. Ariko nawe nyamara ushobora kwisanga uyu munsi uri umunyabyaha nkabo. Inkuru nziza rero ngiyi nuko nubwo waba uri umunyabyaha rw'imbi, wakoze ibyaha birusha abandi bose mu Bisirayeli, wababarirwa ibyaha byawe, watsindishirizwa nawe, bitanyuze mu byo kumvira amategeko, ahubwo binyuze mu kwizera uyu Yesu Kristo, kugira ngo uwizera wese atsindishirizwe. Arangije Pawulo amaze kuvuga iby'ubutumwa bwiza ahita abashyiriraho umuburo. Bavandi, rimwe na rimwe tubwiriza ubutumwa bwiza, akenshi hari igihe dukunda guhita tugenda gutyo gusa tudahaye abanyabyaha umuburo, tukababwira ati rero mwizere murahabwa ubugingo buhoraho. Ariko se nibatizera, ntabwo tujya dutekereza kuri urwo ruhande rundi.
iyo batizeye bwo bigenda bitese, biguma biri aho ngaho gusa. Uwizeye koko ubutumwa bwiza ararokoka akababarirwa agatsindishirwa, ariko utizeye nawe ntabwo aguma amahoro. Hari urubanza, tugomba no kumuburira tukamubwira ati rero tukavuga nk'uko Yohana intumwa yavugaga ati wizera uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, ati ariko utamwizera umujinya w'Imana uguma kure. Murumva Yohana avuze kuwizera rwose, iyo ni inkuru nziza, afite ubugingo buhoraho. Ariko nanone akongera akavuga ati utizeye nawe ntabwo agenda gutyo gusa, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Ni nk'ibyo Pawulo rero yakoze aha ngaha, amaze kuvuga ubutumwa bwiza akabwira ibyo kwizera Yesu bakabarirwa ibyaha bagatsindishirizwa, ahita agaruka akurikiramo ngo nuko mwirinde kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoreraho. Mwirinde mutaba abantu batizera, mutaba abantu basuzuguye iby'umurimo wa Kristo, mukaba abantu batizera ibyo abahanuzi bavuze bikabasohoreraho. Ibyo abahanuzi bavuze, murebe ibyo kuri umurongo wa 5 wa Habakuki, muraza kubona bisa neza n'ibyo Pawulo yakoresheje nk'umuburo. Pawulo yakoresheje aha ngaha amaze kuvuga ubutumwa bwiza akaburira abantu batabwizera. Mwumve ikintu yababwiye: dore mw'abanyagasuzuguro mwe, mutangare murimbuke, kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu, uwo mutazemera naho umuntu yawubasobanurira. Murumva aya magambo atari yo magambo turi kubona Habakuki Imana imubwira? Murabona aya magambo y'umuburo Imana yatanze ibwira Habakuki iki igiye gukora, umurimo igiye gukora utangaje, abantu bazumirwa, umuntu atawemera naho yaba awubwiwe. Pawulo nawe nibyo yavugaga, avuga ati wowe utizera ubutumwa bwiza, wowe wumva ubutumwa bwiza ugakomeza ugasuzugura, wowe ukomeza kwinangira, dore ikizakubaho, dore ikigiye kugusohoreraho, dore ikigiye kugusohora. Aya magambo arimo kubwirwa wowe wajoyininze kuri uyu mugoroba, dore ikizagusohorera wowe uhinyura ubutumwa bwiza. Ngiki hari umurimo Imana igiye gukora, hari umurimo Imana igiye gukora no muri iki gihe, ibi bitagusohoreraho. Ngo ni umurimo ngo abantu ngo umuntu atazemera naho yaba awusobanukiwe. Uru ni urubanza rw'Imana, nk'uko Imana yari ihagurukije abakarudaya igakoresha aya magambo igiye guhana Abisiraheli. Noneho wa muntu utizeye ubutumwa bwiza, menya yuko Yesu Kristo agaruka vuba, menya yuko urubanza rw'Imana rukomeye cyane, menya yuko igihano cy'Imana ari igihano gikomeye cyane, ku buryo nawe wakibwirwa utabasha kwemera uburemere bwacyo. Bavandimwe, aya ni amagambo akomeye, aya ni amagambo Pawulo intumwa ubwe yifashishije arimo kuburira abantu ngo batizeye, ababwira ngo mwirinde kugira ngo ibi bitabasohoreraho. Yewe muntu wateranye natwe utizeye ubutumwa bwiza, wirinde kugira ngo bitagusohoreraho, wirinde kugira ngo bitagusohoreraho, mwirinde. Bavandimwe, ibi biratangaje cyane, ukuntu Imana yagurikije abakarudaya kugira ngo ihane Abisiraheli. Niki murimo kumva aha ngaha ku Mana? Imana ni umugaba, sovereign God, ni umugaba w'ibintu byose, kandi ikaba n'umugaba w'abantu bose. Ni umugaba ku bwami bwose, naho bwaba bukomeye bute, ni umugaba kuri buri kimwe cyose, ku butware bwose. Ndetse ni n'umugaba ku banzi bayo nk'abakarudaya, ku buryo ishobora no kubakoresha, ikabakoresha icyo ishaka, kandi ikakomeza iba ikiranutse, hanyuma ibyaha bigakomeza ari iby'abakarudaya. Kuko Imana ntibishoboka ko igira iwe cyo gukora icyaha, nta n'uwo umuntu urakora icyaha, niko Yakobo yavuze, ntazabeshye ngo ni Imana yamushutse. Ntabwo Imana yakoshya umuntu ngo akore icyaha, kuko muri yo nta cyaha kirimo. Ariko Imana ishobora gukoresha abagome nk'abakarudaya ihana Abisiraheli, kandi yo ikaba ikiranutse, ibyaha bigakomeza ari iby'abakarudaya. Bavandi, Imana inzira zayo zirahambaye, ni umugenga w'amahanga yose ari mu isi, n'abami bose niyo yimika bamwe igakuraho abandi. Ndagira ngo mu gitabo cya Daniyeli twigeze kukigaho batarafunga insengero, Daniyeli ibice 21, mwumve ukuntu aya magambo atangaje. Aravuga ngo niyo inyuranya ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Ndagira ngo mwumve aya magambo arimo kuvugwa aha ngaha.
Imana niyo inyuranye ibihe, ni umugenga w'ibihe. Ikindi ngo niyo yimura abami ikimika abandi. Ni Imana ibasha gukuraho ubwami bumwe igashyiraho ubundi. N'ubu bwami bw'abakarudaya nubwo yari buhaye kunesha, ariko hari ikindi gihe cyageze n'ubundi nabwo irongera ibukubita hasi. Yohereza Nebukadinezari hehe? Murabizi igihe yohereje Nebukadinezari mu ishyamba, ni Imana yabikoze. Nebukadinezari aza, yari yarishyize hejuru, arangije agaruka ari kuramya Imana, avuga ati buriya naribeshye, nibeshye ko mfite ubutware, ariko hari ubutware buruta ubundi butware. Nibeshye ko nakora icyo nshaka mu isi, ariko hari ufite icyo abasha gukora mu isi, kandi ntawe ubasha kumubaza ngo urakora ibiki, uragira ibiki. Uwo nguwo si Nebukadinezari, si we wivugaga, ahubwo yavugaga undi umurusha ubwo bushobozi n'ubutware, wari waramwohereje mu ishyamba. Uwo ni Uwiteka. Uwo niwe wabwiraga Habakuki ati ngiye gukora, hari ikintu ngiye gukora, kandi icyo ngiye gukora mwa mahanga mwe nimwumve muzumirwa. Ngiye gukora umurimo mutazemera mutazemera, naho mwamuwubwirwe bizabagora kubyiyumvisha. Unbelievable, bizabagora kubyumva. Uwiteka yagurikije abakarudaya, abaha kunesha ndetse no guhindura ngo igihugu kitari icyabo, kunesha Abisiraheli, ndetse Abisiraheli abakarudaya bakabasenya. Guhindura igihugu nuvuga ngo ni ugufata igihugu bakakigarurira, bakagitegeka, bakagikoresha uko bashaka. Ndagira ngo murebe kuva ku murongo wa 11 kuva ku murongo wa 7 kugera ku wa 11, tuze kwitegereza muri aya magambo, muraza kubonamo ubugome bw'abakarudaya. Ariko nubwo bari abagome batyo, niba Imana yashimiye gukoresha kugira ngo ihane Abisiraheli. Iki ni igisubizo cy'Imana turimo kureba yahaye Habakuki ku isengesho ryiwe. Ndagira ngo murebe, aba bakarudaya bakomeza bavuga ngo nabo gutinywa kandi batera ubwoba, nabo gutinywa ngo batera ubwoba. Imanza za ntabwo ari gutinywa n'Imana. Imana nta kitinya, nta n'igitera ubwoba Imana, ahubwo ni Abisiraheli. Ni Habakuki yasubizaga abwira Habakuki uburyo abakarudaya bari, nabo gutinywa kandi batera ubwoba. Batera ubwoba nyine Abisiraheli n'abandi bose. Imanza zabo ni icyubahiro cyabo, ni ibyo bihangiye. Aba bakarudaya ikindi ni abanyabyaha. Mwitegereze murebe, ni abanyabyaha, ni abantu imanza zabo zidashingira ku mategeko y'Imana, ahubwo ni imanza zishingiye ku cyubahiro cyabo. Ni imanza zabo baca mu buryo bwabo bihangiye, kuko si abantu bari bafite ibyanditswe byera ngo barabigenderaho, nta bantu bubahaga Imana ngo barakurikiza amahame y'Imana, ngo ni uburyo bwabo bihangiye, uburyo bwabo bwo guca imanza. Habakuki rero ibyo byaramubabaje cyane. Ati aba bantu nibo bagiye gusenya ubwoko bw'Imana, nibo tugabije Mana kugira ngo bakoreshe imanza zabo bihangiye koko. Ibi ntabwo byari kumvikana. Nicyo Imana yabwiraga Habakuki. Imanza zabo n'icyubahiro cyabo ngo ni ibyo bihangiye, n'amafarashi yabo ngo arusha ingwe imbaraga. Ndagira ngo mwumve ukuntu Habakuki ibyo yerekwaga imbaraga abakarudaya bazahagurukana, kubera ko nyiri Uwiteka yabagabije amahanga. Ngo amafarashi yabo ngo azaba ngo arusha ingwe imbaraga. Ingwe ni inyamaswa iboneka gakeya. Abantu wenda bakunda gusura amashyamba wenda nk'Akagera, wenda ingwe bavuga ko ibamo, ariko nuramuka ugiye ku manywa bizakugora kubona ingwe. Akenshi bavuga ko ingwe zikunda kugaragara nijoro. Ariko icyo dushobora ingwe iri mu bwoko bw'intare. Murabizi hari inyamaswa ziri mu bwoko bw'intare, ingwe, whatever, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko izo nyamaswa zose icyo zihuriyeho ni uko ari inyamaswa z'inkazi, ni uko ari inyamaswa z'imbaraga, ni uko ari inyamaswa zibangutse cyane. Rero arimo kugaragaza yuko ngo amafarashi y'abakarudaya ni nk'uko nguko azaba ameze, ngo azaba arusha ingwe imbaraga. Mwumva ukuntu Abisiraheli bazaba batewe n'abantu bakomeye.
abakaludaya bazabazaho bameze barusha ingwe imbaraga, ngo kandi barusha amasega asohoka bwije gukara. Amasega ndagira ngo mutekereze, mufate wenda nk'inyamaswa runaka, umusega runaka wishwe n'inzara, wiriwe nta kintu wariye, noneho nijoro ukawurekura. Mujya mubona amasega bakunda kuyarekura nijoro. Uramutse wawucishije inzara ukawurekura nijoro, uwo musega ukagenda, umuntu wahura n'uwo musega ushonje gutyo, uwo musega wakwirenza. Ni nk'uko nguko ngo abakaludaya bazaba bameze, ngo bazaba barusha amasega asohotse bwije gukara. Ni amasega akaze, amasega ashonje asohotse bwije. Ni nk'aho yari aziritswe, noneho akaba asohokanye inzara, noneho akaba ashaka ikintu aconshomera. Ni nk'uko nguko abakaludaya bazaza bameze, nk'ayo masega, wolves. Ikindi, ngo abagendera ku mafarashi bagenda birata. Ni ukuri, abagendera ku mafarashi babo baturuka kure, ngo baguruka nk'igisiga cyihutira guhisha inyama. Ndagira ngo utekereze, mwumve uburyo abakaludaya barimo kugenda babagerageza. Bagereranyije amafarashi yabo ko ngo azabarusha ingwe imbaraga, noneho ngo kandi ngo arusha amasega akaze nyine ashonje. Ikindi ni uko bavuze ngo uburyo ngo bazaba bihuta, ngo bazaba bameze nk'igisiga cyihutira guhisha inyama. Iki gisiga sinzi icyo ari cyo, ntabwo nzi igisiga cyihuta cyane, ariko hari kimwe mu bisiga bizwi cyane cyitwa kagoma. Icyo gisiga cyitwa kagoma murakizi? Siba mukizi? Ni igisiga gikomeye cyane kigira imbaraga, njya numva ko rimwe na rimwe gishobora kugongana n'indege ikaba yagira ibibazo. Ibi ni ibisiga biba bikomeye cyane, bafite n'imbaraga, byihuta cyane, bishobora kwimuka kikava ku mugabane umwe kikagera ku wundi, bishobora kugenda urugendo rurerure cyane. Rero abakaludaya ni nk'uko bazaba bameze, bazaba ari abantu bafite amafarashi yabo ashobora guturuka kure, ariko ayo mafarashi yabo ngo akaba ashobora kuba yihuta nk'igisiga cyihutira guhisha inyama. Muri ibintu ibisiga birihuta cyane. Sinzi niba muzi agaca murakazi? Kari mu bwoko bw'ibiguruka. Wenda abantu babaye mu cyaro mushobora kubyumva cyane, mworora inkoko. Uriya iyo kaje gufata umushwi ntumenye uko bigenze, ubona gusa nawe waba wegereye umushwi, banza na nyina w'umushwi utamenya uko bigenze, karaza rimwe gusa ngo kagahita gakubita, ukagira ngo ni nk'umuyaga uciyeho, ukagira ngo ni nk'inkuba iciyeho rimwe gusa. Niba kubyumva, ni nk'uko nguko igisiga cyihutira guhisha inyama kiba kimeze. Ni nk'uko nguko aya mafarashi y'abakaludaya bazaba baturutse kure, ni nk'uko bazaba bihuta. Urimo kubyumva? Icyo nicyo gisubizo Imana irimo guha Habakuki cy'ibintu ugiye gukora. Ngo bose bazanwa no kugira ubugome. Ikindi mwumve ukuntu ngo abangaba nyine baza kuri amafarashi bose ngo bazanwa n'ikintu kimwe, ntabwo bazanwa no gukiranuka, no kugira ubugome. None se ndagira ngo mubyumve, Abisirayeli bakoraga ubugome, none Imana igiye kubahanisha ubundi bugome bw'abakaludaya? Nyine mwumve icyo kintu ukuntu cyari kigoye kucyumva. Abisirayeli bakoraga iby'urugomo, Habakuki aza kubitakira Imana. Wenda Habakuki yumvaga Imana iri buhite itanga repentance, iby'urugomo ikabihagarika, abantu bakihana. Nicyo kintu wenda yatekerezaga ko abarenganwaga batari bwongeye kurenganywa, amategeko y'Imana abantu bari buhite bayasubiraho, bagatangira kumva imanza zikiranuka zigatangira kugaragara mu nkiko. Ariko ntabwo ari uko nguko Imana yabigenje, ntabwo ari icyo gisubizo Imana yamuhaye. Imana yamuhaye igisubizo gitandukanye, yamuhaye igisubizo atari yiteze kumva. Ngo bose abo ngabo bazaba bazanwe n'ubugome n'urugomo, ngo bahanga amaso imbere yabo kandi bakoranya imfate hano ngo bakoranya imfate nk'abarunda umusenyi. Hano imfate ni abantu bafashwe bugwate ku rugamba,
hari abantu bafatwa nk'imfungu iyo batsinzwe urugamba, akenshi abantu barafatwa nk'imbohe. Infate hano bari ni imbohe, captive. Hari abantu bazafatwa nyine, aba bantu ngo bazaba amaso yabo ari imbere, noneho ngo bafate imbohe nyinshi, noneho ngo murebe izo mbohe zingana, ngo bazirunde ngo zimere nk'umusenyi. Ni ukugaragaza uburyo Abisirayeli bazasenywa bagafatwa n'Abakaludaya nk'imbohe. Ibi birakomeye cyane. Noneho ngo bakarundanwa nk'uko umusenyi waba umeze. Ikindi ngo nuko ngo aba ngaba ngo baseka abami, bagaseka n'ibikomangoma, bakabashinyagurira. Uzi gushinyagurira umuntu? Uzi kumushinyagurira? Ibyo ngibyo nibyo Habakuki yasubije, kuko Abakaludaya bagiye kuza bakabakora ibyo ngibyo. Bahinyura ibihome byabo. Uzi guhinyura igihome? Ni nko nyine nta kintu gikomeye na kimwe kibatangira. Ngo maze bakihuta nk'umuyaga, bagahitana bagakora ibizira, amaboko yabo bayagize imana yabo. Najya mutekereze mwumve, ngo aba bantu ngo maze ngo bakihuta nk'umuyaga. Umuyaga muzi ukuntu ugenda. Umuyaga urihuta cyane, umuyaga urihuta. Abantu bize iby'imiyaga murabizi cyane, abantu bize ubumenyi bw'ikirere. Hari amoko y'umuyaga abaho: umuyaga uhuha umanuka umusozi, umuyaga uzamuka, imiyaga iva mu nyanja ijya mu nyanja, imiyaga yo mu nyanja. Iyo hari different kinds of winds. Umuyaga urihuta cyane. Ikindi, umuyaga ugira imbaraga. Sinzi niba munyamenyereza kureba nko mu mazi, iyo bavuga ngo imiraba yabayeho, imiraba ikiba cyabayeho ni iki? Haba habayeho akenshi umuyaga. Noneho umuyaga wamara kubaho mu mazi, umuyaga ufite imbaraga ku buryo ukubita amazi akaba yazamuka ku buryo ashobora no kurenga ubwato, gusumba ubwato. Noneho akazamuka ibintu bita ngo ni waves. Waves sinzi uburyo bubyite mu Kinyarwanda. Ni uburyo umuyaga uhuha, noneho wamara guhuha amazi ukayaterura, noneho ugaterura amazi ku buryo amazi ashobora kugira uburebure cyane, azamuka cyane bitewe n'umuyaga wayateruye. Icyo kintu amazi yateruye nicyo twita waves. Ni ukuvuga ngo rero Abakaludaya ni nk'uko ngo bazameze, ngo bazaba bihuta nk'umuyaga, ngo bagahitana kandi bagakora ibizira. Ntabwo ari abazaba bagiye gukora ibyo gucyanuka, bazaba ari abakora ibizira. Ikindi ngo nuko Abakaludaya nta nubwo ari abantu bubaha Imana, ngo nuko amaboko yabo bayagize imana yabo. Ni ukuvuga ngo ni abantu biringira, si abantu bumvira Imana, si abantu bahimbaza Imana, ahubwo amaboko yabo niyo mana yabo. Mu yandi magambo, ni abantu biramya ubwabo, baramya imbaraga zabo, bumva imbaraga zabo. None murumva abantu atari abanyabyaha, inshuti zanjye? Murumva Abakaludaya atari abanyabyaha? Ariko ngo niba Imana yari igiye gukoresha kugira ngo ihane Abisirayeli. Bavandimwe, ibi ngibi ngo ni abo gutinywa, bateye ubwoba, amafarashi yabo arushingwe imbaraga, kandi akaze nk'amasega asohoka bwije. Abagenda ku mafarashi biruka nk'ibisiga bijya guhisha inyama. Ikibagenza ni ugukora iby'urugomo, ibyo kugoma, barunda abafashwe nk'umusenyi, baseka abami n'ibikomangoma kandi bakabashinyagurira, bihuta nk'umuyaga, bakora ibizira, imbaraga zabo nizo mana yabo. Bavandimwe, murumva abantu atari abanyabyaha? Ariko abo ngabo nibo ngo Imana yendaga guhagurutsa kugira ngo ihe isomo ubwoko bwayo, ibuhe isomo. Habakuki rero amasengesho yiwe ni uko yasubijwe. Habakuki yarasubijwe. Habakuki rwose kwiganyira kwiwe yariganyiraga Imana, avuga ati okay, uriganyira, reka nze ngusubize. Ngiki gisubizo. Ni uko Imana isubiza. Hari igihe Imana isubiza gutyo. Ntabwo buri gihe isubiza muri ubwo buryo, ariko hari igihe Imana isubiza gutyo. Munsi iyo niyo Mana dusengera. Wenda benshi batangiye kwibaza gutyo. Iyo niyo Mana dusenga.
dukwiye kumenya imikorere y'Imana. Wenda ibi ngibi byabaye kuri Habakuki twe turabisoma, hari byabaye kuri Yobu twe tukabisoma, ariko Habakuki we ntabwo ari ibyo yasomaga. Ibi ngibi ni ibyo yaganiraga n'Imana by'ukuri Imana yendaga gukora, ntabwo cyari ikintu cyoroshye kucyumva. Niyo mpamvu nababwiye yuko akenshi byorohera umuntu gusobanura, ariko ku muntu ubirimo ntabwo byoroha kubyumva. Niyo mpamvu tudakwiye guseka Habakuki, kuko natwe tujya tugira kwitotomba kumeze nk'uku kwa Habakuki. Reba mu buzima bwawe, reba niba nta bintu Imana ijya ikora ukumva wayitotomba, ukumva igisubizo iri kuguha ntabwo uri kucyumva, ntabwo uri kunyurwa nacyo, kirakomeye, sicyo witegaga kuko aricyo yaguha. Nuko nguko Imana ikora. Imana iratangaje. Ibi ngibi bavandimwe, impamvu turimo kubyiga, ibi biraza kudufasha no mu buryo dusenga. Ese ubundi iyo usenga, ubundi usenga Imana imeze ite? Usenga Imana isubiza ite? Ngiye ngo nsenga ngo Imana ngo isubiza ngo ubonye visa, ngo ubonye urubyaro, ngo ubonye umugore, ngo ubonye inzu, ngo ubonye imodoka, ngo ubonye iki, ubonye iki. Ibyo ngibyo nubishaka uzajye mu Mapantekote bazabikubwira, ariko Habakuki ntabwo ari byo azakubwira. Ntabwo azakwereka uruhande rumeze nk'uko uri gutekereza gusa. Habakuki we ntabwo ari ubwo buhamya yaguha. We yakubwira ati dore iby'Imana yansubirishije, amakuba araje. Ni nkacyo Habakuki Imana yamusubirije. Habakuki we yari yiteze hari igisubizo kiri buze kumubwira ati noneho amahoro araje mu Bisiraheli, ariko Imana ni nk'aho yamubwira ati rero dore amakuba noneho araje. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Aya ni amakuba akomeye cyane Imana yasubirishije. Icyo gisubizo Imana yahaye Habakuki ni icyo ngicyo kimeze gutyo. Ni nko kubwira ngo Abakaludayi mbagabije Abisiraheli ngo babasenye kandi mu bugome. Ni uko Uwiteka yasubije amasengesho ya Habakuki. Iki ni igisubizo gikomeye kandi kinyuranye n'ibyo Habakuki yari yiteze. Hari umuvandimwe umwe wavuze ngo yaravuze ngo akomatinga kuri iki cyanditswe, yaravuze ngo the cure was worse than the disease. Siba muri kumva icyo bivuze? Ngo umuti ngo wateye uburibwe kuruta uburwayi. Akenshi murabizi yuko iyo tugiye gushaka umuti bari kugira ngo tugabanyirize uburibwe, ariko Habakuki ntabwo ari uko. Umuti Imana yamuhaye unuvuga ngo warushijeho kumubabaza kuruta uburibwe. Iki gisubizo Imana yatanze kiratangaje cyane. Wenda ubutaha tuzongera twige ko Habakuki atanyuzwe n'iki gisubizo, yarongeye none haraganya, aravuga ati wayi kuki ibi ngibi noneho paje irahinduka. Paje irahinduka. Ni ukuvuga ngo ibintu byarushijeho kuba bibi kuruta uko byari binameze na mbere, kuruta uko byari bimeze mbere. Hari umugabo witwa Pawulo, mu Bakorinto ba kabiri 12. Pawulo rero ari mu bantu bake bagiriwe amahirwe yo kwerekwa ku ntebe y'Imana, yo kwerekwa mu ijuru. Reka mvuge gutyo, ari mu bantu bake bagiriwe ayo mahirwe. Urimo kubyumva? Rero Pawulo avuga ati niba hari umuntu ushobora gutekereza yuko yakwirata ibintu bikomeye, Imana yampaye kwerekwa ibintu bikomeye. Murabizi yuko aberetswe Ezekiel, Imana amweretse ku ntebe y'Imana. Muzasome Ezekiel igice cya mbere, muzasome Yesaya igice cya 6 yeretswe ku ntebe y'Imana. Musome na Pawulo mu byahishuwe, Yohana mu byahishuwe tubona yerekwa ku ntebe y'Imana. Musome na Pawulo mu Bakorinto ba kabiri 12. Pawulo avuga ngo azi umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu. Uwo muntu se ninde? Ni Pawulo. Ati ibyo yeretswe aho ngaho ntabwo ari ibyo umuntu abasha kuvuga. Urimo kubyumva? Ariko Imana hari ikintu yakoze kugira ngo icishe bugufi Pawulo, kugira ngo Pawulo atazagira icyo yirata yuko ngo yageze ku bintu bikomeye. Imana ikintu yakoze, yamwohereje ingabo ya Satani yo kumukubita. Yamwohereje ikintu cyitwa igishakwe. Pawulo yahawe icyo yise igishakwe mu mubiri. Noneho amaze guhabwa icyo gishakwe mu mubiri ntabwo tukizi.
abantu bagerageza kugisobanura mu buryo butandukanye. Bamwe bakavuga ati buriya ni uburwayi bukomeye Pawulo yagize cyangwa ni ikindi kintu runaka, ariko uko cyaba kiri kose abantu bagisobanura ni uko Pawulo yari afite igishakwe mu mubiri kimubabaza, kimubangamiye. Ikintu yakoze Pawulo rero ni ukujya imbere y'Imana akinginga, ngo yinginga ngo gatatu, yaragiye aringinga arongera asubira aringinga, arongera asubira aringinga. Murimo kubyumva? Naba kuki ni nk'uko yagiye aringinga. Pawulo aringinga bwa mbere, aringinga bwa kabiri, aringinga bwa gatatu. Uwiteka rero agiye kumusubiza, ntabwo yamuhaye igisubizo cy'uko Pawulo yashakaga. Wenda Pawulo impamvu yingingaga ni uko yumvaga icyo gishakwe cyo mu mubiri ashaka ko gikira, ashaka ko gikurwaho. Ariko Imana yaramubwiye ngo ubuntu bwanjye Pawulo buraguhagije. Gumana iki gishakwe, gumana icyo kintu kikubabaza. Nicyo gisubizo Pawulo yasubijwe. Ni nk'uko Habakuki byagenze. Najya mutekereze ku ndirimbo y'umugabo witwa John Newton. John Newton muramuzi? John Newton hari indirimbo agira ivuga ngo igihe yasabaga nyine umwami kugira ngo amuhe gukura. Icyo ni icyifuzo se benshi muri twe dufite. Buri munsi w'umwami tuba dufite icyifuzo yuko dusabira itorero gukura. Ese mujya mutekereza yuko mu kugira ngo Imana ikuze itorero cyangwa se mu kugira ngo igukuze ku giti cyawe hari igihe izagusubiza nk'uko yasubije Habakuki? Cyangwa mujya mugira ngo kugira ngo Imana isubize gukura ngo izahita impa kujya niga ibyanditswe byera binyoroheye, kujya njya mu masengesho binyoroheye, kujya niyiriza binyoroheye, kujya njya guterana binyoroheye, kujya njya mbwiriza binyoroheye. Nshuti zanjye, hari igihe izagusubirisha inzira igoye. Iyo tuvuga ngo turi gusaba itorero gukura mu kwezwa, mujye mwumva yuko hari inzira igoye Imana ishobora kurinyuzamo. Wasanga no kuba insengero zifunze ari igisubizo cy'Imana mu gukura kwacu, wenda twahoze dusabira. Usanga ari igisubizo cy'Imana, wenda twarahoze dusabira Mana uduhe gukura, Imana ikadukubita igisubizo cyo gukura kwacu. John Newton rero yarasenze muri iyi ndirimbo aduha ubuhamya bw'igihe yasabaga Imana ngo imuhe gukura mu kwizera, urukundo n'ubuntu. Mwumva umuntu utashaka gukura mu buryo bw'umwuka. Ariko ngo igisubizo cy'Imana ku isengesho cyamushyize mu mubabaro ukomeye cyane. Imana ngo yatumye ibibi bye bihishurwa, bya bibi bye birahishurwa. Imbaraga ngo zikuzimu ngo zataka ubugingo bwe. Arangije abaza Imana ati kubera iki ibi ngibi? Imana iramusubiza iramubwira ati nasubije isengesho ryawe, nasubije icyifuzo cyawe cyo gukura. Iyi ndirimbo muze kuyisoma cyangwa munayiririmbe abayizi. Nuko Imana yasubije John Newton. Hari yumvaga yuko kuba asabye gukura mu kwezwa, mu kwizera n'urukundo n'ubuntu, yumvaga hari ibintu biri buze kumera neza. Ariko ibintu icyamubayeho nuko byasaga nk'aho Imana noneho yamutaye burundu. Niyo ngo nagusabaga Mana kukwegera, none uburyo ndi kwiyumva wagira ngo wantaye burundu. Nagusabaga wenda kunesha ibibi, none ndi kubona ibibi ari bwo noneho biri gushaho, birimo kubyuka bya bibi byanjye, noneho wowe waracubije, noneho ndi kubona biri kubyuka. Nuko Imana yamusubije, yambwiye ati rero nuko nsubiza, nuko nyine ndi kugukuza. Bavandi, biratangaje cyane. So hari byinshi bavandimwe Imana ijya itunyuzamo kugira ngo idukuze rwose, kugira ngo idukuze rwose. Rimwe na rimwe ikadusubiza ibintu tubona ko biruhije, tukabona ibintu birushijeho kuzamba, tukifuza ko hari byaguma nuko mbere byari biri. John Newton ibibi bye bimaze gushurwa, abandi yarabaza ati rise mbere iyo biguma uko byari biri imbere, hari igihe ibintu bishaka kuzamba. Hari igihe dusabira itorero urugero, tugasaba tuzagire gutya, ariko Imana ntabwo buri gihe izarinyuza
mu bintu twavuga ko biri positive, hari igihe izabinyuza mu bintu bikomakomeye, ariko aribwo iri kuryeza. Bavandimwe, hari igihe natwe twiganyira iyo ibyo bintu bimaze kuza nk'uko Habakuki yiganyiraga. Ariko ihumure bavandimwe, ntabwo ibyo mbivugiye kubaca intege, ni rya rindi tuzi ko ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Abaroma 8:28. Iri ni isezerano ry'abizera bose. Rero aho ngaho niho dufite ihumure, nubwo byaba bitubereye nk'uko Habakuki byari bimeze, ariko ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ni iki twakwigira muri ibi ngibi? Yewe umuntu utizera we, reka tukubwiye ko Imana yenda gukora ibikomeye, yenda kuzana urubanza ruteye ubwoba, yenda kuzana urubanza abarwumvishe bose bazumirwa, ruzaba runagoye kwiyumvisha. Uyu muburo nk'uko Habakuki yawutanze na Pawulo akongera akawusubiramo mu Byakozwe n'Intumwa amaze kuvuga ubutumwa bwiza, ni nako tuwusubiyemo muri aka kanya. Ese waba warizeye ubutumwa bwiza? Ese waba wariyunze n'Imana muri Yesu Kristo wapfuye ku musaraba abarizwa ibyaha byacu? Ese uwo Kristo waramwumvishije? Wumvise ibye? Urabyemera umutima wawe? Umutima ngo niwo umuntu abyizeza. Ese wabyijeje umutima wawe? Ntabwo ndi kuvuga ko byageze mu bwonko bwawe. Mu bwonko nabizi biroroshye ko byanahagera bitageze ku mutima. Ese byageze ku mutima wawe? Kristo uramwumva, uramwizera, uramwemera? Bijya byorohera abanyarwanda benshi kuvuga ngo nakire Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Benshi ntibiborohera. Wamwakiriye koko nk'umwami n'umukiza wawe? Yego koko turabyumva ibyo yadukijije, urupfu rw'iteka, umujinya w'Imana ruturiho, ariko se nk'umwami wawe? Cyangwa nawe umeze nk'abakarudaya? Abakarudaya icyubahiro cyabo ngo n'imanza zabo byari bo ubwabo, Imana yabo yari bo ubwabo. Ese nawe niwaba uri nk'abakarudaya ku buryo Imana yawe ari imbaraga zawe? Cyangwa ari ikindi kintu ntavuze wikubita imbere ukaramya? Imana yawe ni iyihe ubundi? Ese uwizeye uyu Kristo? Niba utizeye uyu Kristo, igihano cy'Imana kirahari. Icyo Imana yenda gukora ku muntu nkawe utayizeye kirakomeye. Nyamara turakuburira nk'uko Pawulo yaburiraga muri Antiyokiya amaze kuvuga ubutumwa bwiza. Nawe ibyo umuhanuzi yavuze ntibigusohorereho. Nicyo tugusabira. Ni gute bitagusorera? Ni uko waza kuri Kristo. Kristo yatubwiye ko yazutse. Kristo ni waguhesha kubabarirwa. Ni Kristo waguhesha gutsindisha. Ni Kristo waguhesha kwiyunga n'Imana bikiri uyu munsi. Nawe rero wakijijwe, hari amasomo mu by'ukuri tumaze kubona ahangaha menshi twakwigiramo ku Mana iri. Icyambere ni uko muvandimwe kirimo cyo kugutera umwete, ni uko Imana yumva gusenga kwacu. Imana irakumva. Imana se niyumvise Habakuki, niyumvise Pawulo, nubwo yabahaye igisubizo gitandukanye n'icyo bari biteze. Imana yumva gusenga kwacu. Murumva se atari courage, ntabateye umwete? Bavandimwe, Imana yumva gusenga kwacu. Murumva ko dufite impamvu yo gusenga, sibyo? Dufite impamvu yo gusenga. Ikindi ntabwo tugomba gucika intege mu gusenga. Habakuki yakomeje gusenga, ndetse na Pawulo yavuze ngo ni gatatu yaringinga akagasenga. Rero natwe dukomeze dusenge. Ikindi ni uko Imana ishobora gutinda gusubiza, kandi tumaze igihe dusenga. Ibyo tugomba kubimenya. Imana ishobora gutinda gusubiza. Bishobora gufata amezi, bishobora gufata imyaka, bishobora gutinda gusubizwa, ariko Imana irasubiza. Hari igihe rwose uzasenga Imana igahita iguha igisubizo, cyangwa se ikakubwira ngo tegereza. Ku bantu bajya basoma Zaburi, habamo iyo refure ivuga ngo tegereza, wait, I will wait for the Lord. I love Psalms. Zaburi ni nziza. Nzategereza Uwiteka, nzategereza Uwiteka. Murimo kubyumva? Ikindi, hari igihe Imana ikubwira ngo yego, ariko hari n'igihe ikubwira oya. Hari igihe ikubwira oya. Pawulo yambwiye ngo oya. Iyo dusenga rero, ntitugare dusenga twumva uzi gusenga urimo no kwigenera igisubizo. Igisubizo ntabwo ari twe tukigena. By the way, uko gusenga ni kuba kurimo no guca bugufi. Gusenga kurimo guca bugufi ni nko kuvuga ngo mwami, nubwo ndimo gusaba bye kuba uko nshaka, ahubwo yuko ushaka. Siko umwami Yesu yatwigishije.
ariko twebwe tujya dukora ibinyuranye. Hari igihe tujya dusenga turimo nko kuvuga ngo mwami ubikore uku nguku twebwe dushaka, bibe uko twebwe dushaka. Nyamara uko ni ugusengana ubwibone. Gusengana guca bugufi ni ukuvuga ngo mwami reka igisubizo kibe uko ushaka. Igisubizo cyayo hari igihe kiba gihabanye n'ibyo twebwe twari twiteze. Ikindi, Imana ihana ibyaha, ntabwo yabireka ngo bigende gutyo gusa. Ikindi ni uko tubona yuko Imana ibasha no guhana abo yemera ko ari abayo. Ubwoko Isirayeli, Imana yaravuga ko ari ubwoko bwayo. Ubu bwoko bw'Imana ni itorero. Hari igihe rero Imana ishobora no kuduhana rwose kandi twemera ko turi abayo, kandi ikaba yanakoresha inkozi z'ibibi pe, zitanayubaha pe, ziyirwanya, ikaduhana, ikaguhana rwose ku giti cyawe ugahanwa n'abantu urusha gukiranuka. Mwari mubizi? Abantu rwose urusha gukiranuka. Nibyo Habakuki yavugaga. Byamugoraga kubyumva. Ati ni gute inkozi z'ibibi, ni gute umuntu ukiranirwa ahana umurusha gukiranuka? Nyine mubyumva, Imana ikabyemera. Imana ikindi tugomba kumva ni uko igenga ubwami bwose n'amahanga yose, kandi ikayakoresha uko ishaka. Bavandimwe, iyo niyo Mana dusenga. Dukwiye kumenya Imana. Iyo twigiye ibitabo by'abahanuzi bato, bavandimwe, reka mbabwire ngo intego nyamukuru ni iyi ngiyi mba mfite ku mutima, nawe twese dukwiye kugera ku mutima, dushaka kumenya Imana, tukamenya n'imikorere yayo. Ntaho uragera, ntaho turagera. Uwibwira ko hari aho yageze mu kwimenya, ni ikimenyetso cy'uko akiri umwana. Ntaho aranagera, ntaho turagera tumenya Imana, nta naho turacyakeneye kujya mu byanditswe tukayimenya, ikatwibwira. Iyo niyo Mana dusenga. Mureke dusenga. Mwami, tugushimiye ubuntu bwaduhaye kuri uyu mugoroba ukatwigisha. Rwose iki gisubizo cyawe kirakomeye wahaye Habakuki. Natwe ntabwo twakwigamba yuko wenda turusha Habakuki kumva no kwakira ibintu byoroshye. Hari igihe natwe ujya udusubiza Mwami, ntitubashe guhita tubyumva. Hari igihe natwe tujya twiganyira rega nk'uko Habakuki yiganyira, ariko ni intege nke zacu. Ni intege nke zacu, ntabwo ari ikimenyetso rwose cyo gukomera kwacu no gukura kwacu, ahubwo ni intege nke zacu. Rero Mwami, turakwingize kugira ngo twigishe uwo uri we, twigishe uburyo ukora, twigishe kukwishingikirizaho, utwigishe rwose kumenya ubugabe bwawe, kumenya guhambara kwawe, kumenya Nyagasani uburyo ukoramo. Rwose turakwingize Mwami ngo ducishe bugufi, rwose turagusabye. Ntabwo twabashe kuvuga inguni zose tujya tugira kwiganyiramo, ariko wowe urazizi. Uzi abana bawe, uzi itorero ryawe, uzi buri umwe wese, uzi abagabo n'abagore, uzi kwiganyira kwacu kumeze nk'uko Habakuki tugira. Mwami, ndakwingize kugira ngo udusange muri izo ntege nke zacu zose, utwigishe, dusobanurire uwo uri we. Turagusabye. Niba hari n'umuntu wateranye natwe ye kumva imiburo yose maze ngo yinangire, turamusabiye ngo mugire ubuntu bwawe, umuhe kwizera Kristo, ye kuba utizera ahubwo abe uwizera. Urakoze kutwumva, ngo Yesu Kristo umwana wawe tubisabye. Amen.